Yes, reka twongere tubifurize ikaze cyane kandi ikaze ryo murarihorana. Hanyuma reka dutangire amakuru yacu cyane cyane uyu munsi tugiye kwibanda kuri industry ya music cyane cyane, ariko turaza kugaruka ku mubano hagati y'umunyamakuru cyangwa se managing director and CEO of MIE cyangwa se M Irene Entertainment n'abana b'abakobwa babiri mwamenyereye cyane mu ruhando rwa muzika cyane cyane yibanda mu kuramya no guhimbaza Imana cyangwa se gospel. Uwo nta wundi tuvuga ni Dorcas ndetse na mugenzi we witwa Vestine. Ku munsi w'ejo nibwo uyu wari usanzwe wa managinga cyangwa se wari usanzwe afite mu nshingano M Irene yasohoye itangazo mu izina rya MIE cyane cyane kuko MIE tubibutse ko ni company cyangwa se ni label ihagarariwe na M Irene, nk'uko yabinyujije wenda no ku rukuta rwe rwa YouTube ya MIE abisobanura cyane cyane ku byabaye. Ku munsi w'ejo nibwo habonetse itangazo, ariko mbere y'itangazo ku munsi wabanje abinyujije ku rukuta rwa Instagram yabanje kubatangariza ko hari itangazo rizabagenerwa ku munsi ukurikiyeho, ubwo yavuga ejo hashize ku itariki ya 7 saa 5 nibwo yari yabategurije cyangwa se abainteguza y'itangazo. Benshi batangira kwibaza niba niyo Bosco n'undi nabasanzwe managinga muri yo ntuza muri yo label yiwe hari indirimbo yagiye gusura. Ariko ku munsi w'ejo hagana iyo masaha n'ubundi abantu benshi bafashe ku munwa warumirwa ubwo hari hasohotse itangazo M Irene yari yasinyeho n'umukono bwe bwite cyane cyane kuko burya kashe nani nka signature ya MIE. Ryari itangazo itangazo rigena abanyamakuru dushingiye ku ntego ndetse n'icyerekezo cya M Irene Entertainment nyuma yo gusesengura imikoranire ya MIE ndetse na Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas bamenyerewe nka Vestine and Dorcas mu ruhando rwa muzika. MIE yifuje kumenyesha abakunzi bayo ndetse n'umuryango mugari wa muzika ko guhera kuwa 7 Nyakanga 2021 iba yihagaritse ibikorwa byose yakoranaga n'abahanzi bavuzwe haruguru ku mpamvu muzamenyeshwa mu minsi iri imbere. Ubuyobozi bwa MIE bubashimiye uburyo mwakiriye Vestine and Dorcas ndetse n'uburyo mutahwemye kubashyigikira mu rugendo rwabo rwa muzika batangiye. Twongeye kwizeza abakunzi bacu ko tuzakomeza kubaha ibyiza byose mukwiriye kandi tubashimira uburyo mukomeje gushyigikira muzika nyarwanda. Tubashimira uburyo mubyakiriye, mugira amahoro. Umuyobozi mukuru wa M Irene Entertainment mu dukubo cyangwa se yashyizemo MIE nyine mu magambo ahinnye ya M Irene Entertainment. Rero ni itangazo rigaragaza mu by'ukuri ko MIE cyangwa se ihagarana na M Irene n'ubundi yari afite mu nshingano bana b'abakobwa yazamuye mu ruhando rwa muzika. Ko turabwiza ukuri ko abana bamenyekanye kubera n'ubundi M Irene bamenyekanye kubera M Irene. Rero ni byinshi byagiye bivugwa kuri ritandukana ry'uyu munyamakuru M Irene n'abana b'abakobwa, ariko ni byinshi cyane cyane byagiye bigaruka muri comments cyangwa se ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko hakaba n'ibaruwa cyangwa se icyo nakwita nk'itangazo none umubyeyi w'aba bana yasohoye kugira ngo akureho urujijo rw'ibyavuzwe rw'ibyakozwe n'ibiki byose. Ni ibintu byinshi cyane tutabasomera ngo tubivemo, gusa yagiye agaragaza uburyo icyo bashinja M Irene yari kurya amafaranga y'abana anyuze kuri YouTube channel yabo bari basanzwe bakoresha, aho yagibatse akayishyira ngo mu nyungu ziwe cyangwa se akayishyira mu mutungo we. Bikagenda bigarukwaho ko hari amapassword yatse bano bana kandi atari n'abari bifungurije channel ya YouTube, ariko akaziba kakayishyira mu mutungo we ku buryo bivugwa ko n'amafaranga YouTube igenda ihemba aba YouTubers aya mafaranga yose yaba yaragiye ku mufuka cyangwa se kuri konti ya nyir'ubwite M Irene
abana bana ntagiye amafaranga na make yabonaho kandi atarigeze abamenyesha ababyeyi biwe. Nibyo bigiye bikubiyemo hano muri aya magambo umubyeyi we yashyize hanze, bigaragara ko ngo ari ugushaka kubarira mu mibare cyangwa se kugira inyungu bwite abashakamo wubwe kandi adakire kuko hari inyungu ze babona. Ni ibintu byinshi yagiye agaragaza ko bagiye baganira na Irene, aho bagiye bahurira hose, ibyo bagiye bavuganaho byose yagiye abigaragaza, ndetse n'icyo bagendaga bumvikana ariko ntikize gushyirwa mu bikorwa. Noneho biza kurangira mubuje no kongera gufata indirimbo bano bana baheruka gushyira hanze ya Adonai ngo ayikure mu mutungo we bwite nka Irene, cyangwa se ayikure mu mutungo wa MIE, then noneho iyi ndirimbo ya Adonai ibe yaba umutungo bwite cyangwa se umutungo bariya bana. Rero Irene n'ubundi byaje kurangira iyi ndirimbo ayisohoreye kuri YouTube channel ya MI Entertainment, cyangwa se nibyo ngibyo n'itangazo rinini rirerire ryashyizweho umukono n'uzamukunda Elizabeth, bigaragara ko ari umubyeyi w'aba bana. Mu bintu byinshi yagiye agaragara, ariko hakaba hari n'abandi bantu bari kugenda bakemangwa cyangwa se bavugwa, bakomeje kwiganza mu majwi, bagenda bigaragara ko bari inyuma y'ibi byose. Bigaragara ko music industry nyarwanda iri kugenda izamo ibibazo cyane cyane by'amatiku, by'amakimbirane, icyo twakwita nk'ishyari nicyo kintu cyagiye kigaragara hano muri aba bantu. Rero harimo abantu benshi bari kugenda bavugwamo, cyane cyane uri kwiganza cyane mu majwi menshi n'uwitwa ngo Aimable. Rero Aimable kuba atamuzi n'usanzwe ufite amarushanwa yitwa ngo ni gospel biki gospel, ariko byanga kuna n'amarushanwa ategura ibintu bijyanye n'ibintu bya gospel, nk'ibyo ngibyo n'ukomeje kugenda yigarukwamo, ndetse n'uwitwa Mike Karangwa bari kugenda bavuga ko ari bashobora kuba baragambaniye Irene, bagaca inyuma bakajya kubwira umubyeyi w'aba bana ibintu byinshi, bamwereka uburyo ki Irene ashaka kubarira yabaririye amafaranga, uburyo ki ngo amafaranga ya YouTube yabariye ku mufuka we, uburyo ki ngo ashaka kubungukiramo, uburyo abacuruza, uburyo afasha n'akagira ibicuruzwa. Ni ibyo ngibyo rero kugenda bitrendinga muri aya masaha, cyane cyane guhera ku munsi w'ejo, aho hari amaze gusohoka itangazo rigaragaza ko Irene Murindahabi cyangwa se Irene yamaze gutandukana officially, cyangwa se bari babaye bahagaritse ibikorwa byose yari asanzwe akorana n'aba bana babiri bamenyereye nka Vestine ndetse na Dorcas. Ni ibyo ngibyo rero kugenda bitrendinga muri aya masaha kandi no guturuka kuri uyu munsi. Rero cyane cyane ariko twakwifuza nkatwe nk'abakunzi b'umuziki nyarwanda, twifuza ko ikintu cyitwa ishyari, amatiku, amakimbirane byashira mu bana b'u Rwanda, ahubwo hakaba icyo twakwita nko gusenyera umugozi umwe, kugira ngo twubake music industry ikomeye kandi ititiza n'amahanga, byose kugira ngo tugere ku rwego rwo hejuru. Bari abana bafite akazoza, bari abana bafite ejo hazaza, bari abana b'amajwi meza, baririmba neza tukabikunda, indirimbo zabo zifasha benshi. Ariko se ubu twibaze iherezo ry'aba bana noneho mu muziki nyarwanda ni irihe? Ese tufate umwanzuro konfirime ko bano bana bagiye kuzima burundu, cyangwa byibuze bazagaruka? Byibuze se bano bari kuvugwa muri ibi ngibi byose by'akagambane, twizere ko hari ikintu kizima bano bana bazamarisha ku buryo bakongera bakagaruka ku ruhando nyarwanda rwa muzika, cyane cyane binyuze muri gospel, cyangwa se mu ndirimbo zishimisha Imana. Ni ibintu byinshi twabyitegamo, reka tuze kureba rero. Hanyuma ikindi kiri kuvuga muri music cyane cyane no mu ndirimbo zisanzwe, ni umuhanzi Yvan Buravan wamaze gushyira indirimbo ye hanze yitwa Yeah. Ebana, iyi ndirimbo kabisa ijyanye n'igihe turimo bya sama. Ubwo twasaba no kujya muze kunyarukira kuri YouTube channel yiwe ya Yvan Buravan, muze kureba kuntu indirimbo ifite amashusho meza, ikoretse kabisa kandi yengetse. Ebana, uyu muhanzi ni Iduniya kabisa. Rero ngaho reka tukomeze twifurize komeza kugubwa neza muherereye hose, mukomeze kugira ibihe byiza.